ariko KNC tutangira kuvugana mu masaha y'amanywa nka saa 8 icyo gihe tuvugana we yanshwishwirije mu masaha 8 arambwira ngo si ikibazo cy'amafaranga, ni ikibazo cyo kuba twebwe nka gasogi ngo dufatwa nk'ikipe nto bakumva ko badufatariho ibyemezo. Ati Rugaju ni ikibazo yambajije, ubu buryo byatugendekeye bibaye vice versa, ndavuga ibya KNC bibaye ari Rayon Sport bigenze gutya wizigira nakubwiye iki nijoro ati ni KNC ndakoti nk'umuntu twivuganiye ati bibaye ari Rayon Sport ati mujye mu bafeya, ati yakoresheje n'ijambo reka ndireke uko ntiryasawuninga neza, hari abantu wenda bataryakira neza. Yego, yambwiye ati hatabayeho gufata uruhande ngo umuntu ni Rayon cyangwa ni yashyigikiye cyangwa nuko ariyo kipe nkuru, ese koko byabaho ko bakwimura match ya Rayon hari buzemo kongera cost za Rayon Sport, Rayon Sport itatumiwe mu biganiro ngo iganirizwe imenyeshwe icyo kintu ko kiri gutegurwa kirinde kiba, niba hari n'icyo bisaba nka exchange nayo ibe yakibonaho. Ati mu by'ukuri bibaye ari vice versa, ari twebwe tugiye kwakira Rayon Sport ariyo basaba guhindura, ati ubwo byamenyeshwa nkuko twamenyeshejwe gusa. Njyewe rero reka mbabwire ni nabyo narambwiye kwizigira, ndamubwira ni ati cyaba ari kumfata nk'agakipe gato. No, KNC yambwiye ngo soze rigoga icyo nanye mbaza haracengasoza haranazi andi makipe yeze yisaza kubiganira kwizigira reka nyasoza ibyo KNC yavuze nge nta ruhande mfite banyarwanda ibi bintu atagira umuntu binzana. Soza ari ikintu ushaka kongeraho. Yambwiye ngo mfite umunyamategeko w'ikipe ya Shamrock Rovers yo muri Ireland, yasuzumye ibintu byose nk'umunyamupira w'umunyaburayi uzi n'amategeko ngo aravuga ngo ni nayo mahego ahedi ngo ntibibaho ko bigitekerezwa bagomba guhita muhamagara bakamubwira ati KNC hari icyifuzo cya Rayon Sport na Al Hilal kimeze gutya kuko ndagira ngo dusohoke niyo ngo da ntabwo mfata hoya hari ikintu ushaka kubabwira nanjye nta nubwo mfite kwizigi. Hari ikintu ibintu bishyirwaho n'abantu bikaganirwa n'abantu bikanabakurwaho n'abantu cyane rwose. Buri ikipe yitwa Mukura na Kiyovu zazize ko zidafite umuntu uhagarara akaba stand still akavuga muri Heroes Cup. Hari ikintu umupira wacu mbona giye kigomba gukorwa. My friend, ikintu cyitwa ibiganiro ni ikintu cy'ingenzi giye nakibabwiye. Byari byoroshye ko abantu batumizwa. Erega kwizigi ibi bintu turi kuvuga tubwire impamvu tubitinza twamarisa. Iyi ni shame ku mupira w'amaguru w'u Rwanda n'abandi bafatanya bikorwa bose bari kuvuga ko bashobora kuza muri championnat y'u Rwanda. Ntabwo tubirangije. Kuko iyi ni affaire ibabaje kwizigi. Iyo aba bagabo bicara bakaganira kwizigira. Ikintu mubwira Rigoga ni kimwe rega kiroroshye. Niba bidakorwa gutyo niho hari ikibazo. Niba bidakorwa gutyo ngo amakipe yicare aganirizwa ku cyemezo. Amakipe yose samwe Kiyovu bafashe telefone bayihamagaye yumva ntacyo bitwaye. Nyine ibyo erega ni nkuko ngiye none hano ni KNC yahamagariye homologue ko niyo rufite gusaba ko ndetse ndababwira rega icyo ndimo ndavuga ni kiroroshye. Bisanzwe bikorwa gute? Niba abandi makipe abakomunike kuri CC akaba bagukomunitse kuri CC wirekramo, niba mushaka ko azajya haba ibiganiro mugende mwicare mutore iryo tegeko hajya haba ibiganiro. That's it. Mu by'ukuri bivugwa ko ibiganiro na KNC nkuko na Jules yabyanditse kuri telefone yabyanditse muri email ko hari ibiganiro bajyanye kuri telefone n'abantu ba Rwanda Premier League. Bivugwa ko KNC guhamagarwa kuri telefone yahamagawe ariko n'ubundi kuri telefone ngo agakomeza kubabwira ngo ntabwo yumva ukuntu Rayon yabasabye guhindura match hanyuma ikajya kuvugana n'ikipe ya Hilal bakumvikana hanyuma bakagera ubwo bagera ku mwanzuro none bakaba baje kumumenyesha. Ari no mpamvu kuri telefone mbere yuko yandika abwa ati no ibi ngibi nari maze ngiye mbyumva muri media ko match izahindurwa natwe twaranabisabye kuri radio atari ko nkirinda kugira icyo mbivugaho
kugera ubwo mbyumvana n'abantu bambwira ko ibiganiro birimo abo ba desayi mbifata nk'agasuzuguro. Icyo nicyo cya mbere. Ati ndakotinga umuntu twivuganiye. yego nsigaye ngenda kuri evidence. KNC aravuga ati izi ni sangapi wizigira? saa 6:01 z'ijoro. Ubwe yambwiye ngo niba ndi umuyobozi wungirije wa Rwanda Premier League abo nibo nashakaga